gusa muri aya masaha twababwira mwe mudukurikiye ko mugomba kumenya iki. M23 yarayigeze mu mujyi wa Goma itigeze irasa aho ingabo za leta zamaze kuva muri ibi bice byose. Mu by'ukuri abandi bantu bagoranye muri uyu mujyi basa nkaho nabo bagowe no gusubiza imbunda zose n'abantu bitwa Wazalendo. Aha rero turibaza Perezida Tshisekedi mu ijambo rye yaravuze ngo nubwo inyeshyamba ziyobowe na General Makenga zagera ku muryango we ntazemera ibiganiro. Ese koko biri bukunde ntari bwemere ibiganiro? Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka ubundi ukishyura kashe bitihise bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse. Ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 711 645 no kuri 0794 711 391. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe abari hirya no hino bakurikira ibiganiro tubagezaho. Guhera ku munsi w'ejo twari duherereye mu ntara y'Uburengerazuba ni mu karere ka Rubavu. Kuri iyi nshuro muri iki gitondo bishyira saa 12 n'igice duherereye ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo uzwi nka Grand Barriere. Ahangaha rero naho hategerejwe abastaff cyangwa abakozi ba MONUSCO batari bake, kuko ni mu bireba izi ni imodoka zije kubatwara zo mu Rwanda. Iyi ni company itwara abagenzi mu Rwanda isanzwe izwi ya Retico, niyo iri bwifashishwe mu kwambutsa abastaff. Gusa muri aya masaha twababwira mwe mudukurikiye ko mugomba kumenya iki. M23 yarayigeze mu mujyi wa Goma itigeze irasa. Ibi rero kutarwana mu mujyi wa Goma ni byakomeje gutangazwa mu bihe binyuranye, ndetse na diplomasi yakomeje gusaba ko abaturage batakwicirwa muri uyu mujyi cyangwa mu mirwano. Ibyo byari bishingiyeho inyeshyamba zari zifite ubwoba ya M23 ko hashobora kubaho ibyaha by'intambara mu gihe baba bashoye muri uyu mujyi bakarwana. Mu gicuku bishyira saa 6 habaye amasasu menshi maremare aho ingabo za leta zageragezaga kurasa inyuma y'ikigo nk'uko mubibona muri aya mashusho, ariko ntabwo byaje gukomeza kuko basabye ingabo za Loni MONUSCO ziri muri aka karere cyangwa muri uyu mujyi wa Goma gusaba ingabo za leta FARDC nabo bafatanyije gushyira hasi intwaro. Hano rero hari ibice bibiri, harimo ibice bibiri aho ingabo za leta hari abahisemo kuza kujya mu ngabo za M23 abo nabo bafite uko babishyikiriza bakaza gira uko babana nabo, ariko hari abandi nanone leta yavuze iti MONUSCO navuga ngo muri uyu mujyi MONUSCO niwe wabaye umucamanza ahagaze hagati ya leta ndetse n'inyeshyamba za M23 ziyobowe na General Makenga. Aha rero icyo MONUSCO irimo gukora nuko irimo kuvuga iti Wazalendo n'abandi mutanga intwaro muzishyire hariya, hanyuma bashaka kujya ahandi M23 iraza kubafasha kubona indege ku kibuga, indege zihari kubahagurutsa zikabatwara aho bashaka kujya. Ariko nanone abadashaka kujya Kinshasa cyangwa mu bindi bice bashaka kugumina barayoboka bajye mu ngabo za M23, cyangwa se abasivili babandi bajye muri Wazalendo n'abandi baraza kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Ikintu tutaramenya, ntabwo turagira amahirwe yo kwegera ngo dusatire umupaka turebe ngo ninde urinze umupaka, ariko ikintu gihari mu makuru kandi yizewe dutegereje kuza kumenya ikiri bube. Lawrence Kanyuka mu itangazo rye yavuze ko bari mu mujyi wa Goma bawufashe 100%, ariko ntiturabasha gusatira umupaka kubera inzego zitandukanye z'umutekano zitaremera ko tugerayo. Nitugira amahirwe yo kwinjira rero turaza kubamenyera ninde urinze umupaka. Urinze umupaka ni igisobanuro cy'umuntu uza kuba ari we wafashe uyu mujyi totalement cyangwa uzuye 100%. Ikindi kintu kiri hano gitegerejwe nuko abaturage bose basabwe kuguma mu mazu bagatuza kugira ngo iki kibazo kiri hano kibashe kubanza guhabwa umurongo. Ibi bibaye nyuma yaho ejo ngira ngo abakurikiye ibiganiro byacu UN Council yarateranye, ibihugu bitandukanye byose bigira icyo bivuga, ariko bose icyo bahurijeho baregaga u Rwanda kugira ingabo muri Kongo. Kugeza ubu ngubu tutarabona official government cyangwa umuntu wemewe mu Rwanda wa leta udekarara ko afite u Rwanda rufite ingabo muri Kongo. Gusa nanone ntabwo dufite abarimo, ibyo byose byavuzwe yaba
Rwamucyo wari muri UN Council ntago yigeze avuga ati ibyo bavuga ko dufite ingabo ntaziriyo, ahubwo yagiye avuga ibyavuzwe n'ibindi bigomba gukorwa, ntago yigeze ahakana ko ziriyo cyangwa ngo yemeze ko ziriyo. Rero nuko byifashe muri iri joro amasasu yakomeje kuvuga nkuko ejo byari byiriwe, ariko bigeze aho wumva ko byacururitse. Mu by'ukuri kugeza ubu iyi zone yari y'imirwano nta mbunda wavuga ngo zihariye zirimo kuvuga, urajya ukumva nk'isasu rimwe riravuze ukumva irindi riravuze. Harimo ibintu bibiri, ni umusirikare wa leta cyangwa se wazarendo wenda barimo kwiba, cyangwa se ni abasirikare bahuye inyeshyamba n'uwa leta bakananirwa umwe kwemera ko yashyira intwaro hasi bamutsinze bakarasana. Nuko amasasu arimo kuvuga hano afite ishusho. Ikindi nuko muri aka kanya tumenya amakuru yandi yiyongeraho nuko umupaka urimo kugenzurwa n'ingabo za MONUSCO, aho ingabo za leta zamaze kuva muri ibi bice byose mu by'ukuri. Gusa ikintu gihari nuko abantu basa nkaho bagoranye muri uyu mujyi, bananiwe navuga ngo kwiyakira. Ni abasirikare bakuru bagifite ikibazo cyo kumenya uko bari bwiripotinge ku nyeshyamba. Gusa nabo icyo bakoze, benshi barimo barajya mu bigo byabo, bakuye abasirikare ku burinzi niba ariko nabyita barindaga ibigo, barasa nkaho bashyize intwaro hasi bazirunda mu bigo byabo, bemera ibigo bigibwamo na M23 iraho bategereje MONUSCO. Navuga ngo aracyafite akazi gakomeye hano, kuko bacishamo abandi bantu bagoranye muri uyu mujyi, basa nkaho nabo bagowe no gusubiza imbunda zose. Ni abantu bitwa wazarendo na FDLR bakomeje kwikinga mu mazu bagacunga ngo barase M23 batambuka mu mujyi. Nkuko muza kureba mu gafoto katambutse twahawe n'abantu, bakavuga bati ntago twemera kuva ku izima. Niyo masasu mato yarimo kugenda aturagurika, ariko mu by'ukuri kugeza ubu M23 na AFC baragenzura umujyi wa Goma. Aha twaragaruka ngo twibaze iki. Ejo mu biganiro byabereye muri Loni nkuko nabivugaga, byasubiraga ku Rwanda rugomba gukura ingabo muri Kongo, ariko hari ikindi kintu basubiragamo, ibiganiro bya Angola ndetse ni Nairobi ko bigomba gukomeza. Aha rero turibaza, Perezida Tshisekedi mu ijambo rye yaravuze ngo nubwo inyeshyamba ziyowe na General Makenga zagera ku muryango, we ntazemera ibiganiro. Ese koko biri bukunde ntari bwemere ibiganiro? Gusa icyo nababwira nuko hano ku mupaka inzego zitandukanye z'urwego rw'igihugu cy'u Rwanda zishinzwe umutekano zose zahuriye hano mu byiciro bitandukanye. Birebye urujya n'uruza rw'imodoka zishinzwe umutekano nirwo rwinshi, barimo baratambuka bagenda bagaruka. Dutegereje gato kureba aba basirikare, niba ari abasirikare bazamo, niba ari abastafu basanzwe barabakozi ba MONUSCO. Ariko igihari nuko abastafu ba MONUSCO u Rwanda rushobora kuba rwakoranye na MONUSCO bagasaba ko baba baciye mu Rwanda, ariko tutaramenya nuko hanyura basubira iwabo cyangwa bagiye gucumbikirwa mu gihe gitoya. Kuko byanga bikunda niba M23 yafashe uyu mujyi iri bugumane, byanga bikunda ikeneye aba bastafu ba MONUSCO, kubera ko haba harimo abakora ibikorwa bitandukanye gutuma ubuzima bugaruka. Ariko ikintu gihari nuko General Makenga n'ingabo ayoboye za M23 ari bo bafite umujyi wa Goma. Ari nayo mpamvu kugeza ubu nta baturage bacyongera begereye basatiriye umupaka barimo guhunga, kuvuga ngo bagumyeyo bamaze kwizera ko hashobora kuba hari umutekano. Gusa hasigaye kumenya niba abari baje i Rubavu n'ahandi bashobora kuza kugaruka. Nshuti bakunzi rero, turabarekera gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, by'umwihariko mwe mwese mwabanye natwe kuva ku munsi wa mbere twerekeza muri ibi bice. Ntimuze kurambirwa, turakomeza kubagezaho uko ibintu biri bugende bikurikirana. Ndabashimiye. Ndi Scovia Mutesi, iyi ni Mamurwa Gasabo. Komeze kubana natwe.